Haleluya, Yesu ashimwe cyane bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana yabanye natwe iminsi myinshi itambutse turi bazima. Turashimira Imana ikomeje kuturinda imiryango yacu ndetse n'inshuti zacu. Dushimira Imana ku bwanyu ko muri bazima ndetse natwe tukaba turi bazima. Turagarutse rero kugira ngo tuganire nk'uko mubizi, nk'uko mumenyereye. Uyu munsi tuba turi kumwe n'abakozi Imana bagiye batandukanye, tuba turi kumwe n'abatumirwa. Tubahaye ikaze kuri Supplication TV. Turabakiriye, nimuze tuganire, nimuze mubane natwe, nimuze twumve icyo Umwami adushakaho. Tugarutse mu kiganiro cyacu rero kivuga ku mugambi w'Imana ku bantu bayo. Nimuze kubura iyi cano, murabizi yaziye twebwe kugira ngo tubashe kubohoka, twumve icyo Imana ivugana natwe nk'uko izina ryayo riri, n'ubundi Supplication TV. Ntimuze rero kugenda mugumisheho kugira ngo tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'uko mubibona rero, ntago naje njyenyine, nazanye n'umukozi w'Imana, nazanye n'umupasiteri araza kutwibwira. Tumaze iminsi twumva, turamubona ku social media, turamwumva. Uyu munsi rero twifuje kugira ngo tuganire nawe. Reka dutangire tumuhereza ikaze, atwibwire. Imana imuhereza umugisha. Yesu nashimwe, ndabashoboze mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Reverend Murenzi Edward, nkorera mu itorero rya Global Salvation Church. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Imana ibahereza umugisha. Murakoze cyane mushumba, twishimiye kubana natwe kuri uyu munsi. Turagushimiye yuko wemeye kuduha umwanya wawe kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Supplication TV. Twari tumaze igihe batwandikira mu makomenti ngo tuzagutumire nk'uko babitubwiye. Nguyu noneho twamubonye. Bene data ni umushumba, akorera mu itorero rya Global. Ni iby'igiciro cyinshi tuboneraho no gusuhuza abantu bari basengera mu itorero rya Global Salvation Church. Mushumba, turabashuhuje. Kugira ngo dutangire ikiganiro rero, reka twakire n'ubundi dusengere. Mu kiganiro habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko kubw'imbaraga z'isengesho kiri bugende neza. Imana iguhereze umugisha. Data, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye nanone kuri Supplication TV yadutumiye kugira ngo Mwami tubashe kuganira ku ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwakiye muri uyu mwanya kugira ngo manuke ubane natwe, imbabazi zawe n'ubuntu zibane natwe. Umuntu wese utwumva, umugenderere, umusange, umuhindure. Mwami Yesu, umwiyereke, ubwami bwawe burusheho kwaguka muri iki kiganiro. Manuke ubane natwe ndetse n'abatwumva bose, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bakize mu izina rya Kristo umucunguzi wacu Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana iguhereze umugisha mushumba. Reka noneho twinjire mu kiganiro tuganire, tuganire ku bintu bigiye bitandukanye. Hari abantu benshi baba bifuza kumenya ese Reverend Murenzi ni muntu ki. Cyane cyane pastor, abantu bakunda kukubona kenshi uri kuri altari urimo ubwiriza, ariko noneho ni byiza kugira ngo noneho n'abakunzi bacu bamenye ubuzima bwawe bwite. Hariho n'abantu baba bibaza ibibazo bigiye bitandukanye, bavuga bati wazatuhereza guhura n'uriya mupasiteri tujya dukukurikirana kuri Freehim. Wenda abantu benshi bati uriya mupasiteri ni muntu ki, ese ni umupapa, yabivuze. Ariko haba hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko ntago twatangira tutabanje kumenya yuko unameze neza. Hari igihe wenda waba unarwaye cyangwa se hari ibindi bitameze neza, ariko niyo mpamvu tugiye kubanza tukamenya niba mushumba umeze neza, ukatubwira n'impamvu umeze neza. Imana iguhereze umugisha. Nguwe neza. Niba hari abantu bishimiye ndimo, nishimiye ibihe byanjye, nishimiye umurimo w'Imana nkora, meze neza cyane, ndashimira Imana. Ndi muzima mu mubiri no mu mwuka.
Murakoze cyane, pastor ameze neza. Rero ubwo murumva ko noneho niba umeze neza mushumba, tugiye kuganira. Icyo nicyo cy'ingenzi, twenda kugira ngo tubanze tumenye niba umeze neza mu buzima busanzwe cyangwa hanze. Mushumba, ntabwo wabura ikintu ukunda. Turashaka ngo uyu munsi tuganirize, ukunda iki? Ese iyo uri mu rusengero ukunda iki? Ese iyo usohotse hanze y'urusengero ukunda iki? Ese ibyo bintu byitwaramo gute? Ubihuza ute? Bimeze gute? Pastor, tubwire. Imana iguhereze umugisha. Amen. Mu rusengero nkunda kuzinduka, nicyo kintu cya mbere. Banumva nta muntu wanaga mu rusengero. Abandi bashumba wenda cyangwa se abantu batandukanye bariko ku rwego ndiho, usanga baza abantu bamaze kwicara, ariko gihe ikintu nubo kimbohora nuko ari byo wa mbere mu rusengero nkasenga Imana, ngira ngo abo dukorana barabizi, abandi bakansangamo. Nkakunda guhimbaza cyane. Ikindi nkakunda amakurusedi yo hanze, ndayakunda kuyahagararaho mbwiriza, ni ibintu byanjye cyane. Nkunda Imana, ubwo n'ubuzima bwo mu itorero, kandi nkunda itorero ryanjye, nkakunda abakristo. Mu buzima bwo hanze nkunda umuryango wanjye cyane, mudamu wanjye n'abana banjye. Nanone nkakunda umupira w'amaguru, uranezeza cyane kandi uranshimisha. Ikindi nkakunda abaririmbyi no kuririmba. Umuririmbyi wari wese ndamukunda, numva hari icyo bamfasha. N'abaririmba indirimbo z'isi, hari igihe nyitega amatwi nkumva hari icyo mfashijeho. Hari ubutumwa burya batanga. Rero umupira w'amaguru n'abaririmbyi, nkakunda n'umuryango wanjye. Ibyo nibyo bintu byo hanze nkundamo. Murakoze cyane. Imana iguhereze umugisha mushumba. Tubwiye ko hari ibintu byinshi agiye tubwira ko akunda. Uyu munsi hari ibintu wenda nanjye mise ngira amatsiko cyane cyane. Reka twigarukire ku buzima bw'ikintu cyitwa umupira n'ikintu cyitwa abaririmbyi. Umupira abantu benshi nyangwa baduteze amatwi nabo barawukunda, usibye no kuba nawe ukunda. Njya mbyumva wenda hari nk'amashampiyona, kumva abantu baraye amajoro baserebura batsinze ibitego. Ndashaka kukubaza cyane cyane ku kintu kijyanye n'abaririmbyi. Nigeze kubona indirimbo ku itorero ryawe bigeze gusohora, nawe narakubonyemo, bigaragara ko ushobora kuba watendingana nabo, cyangwa se uraza no kutubwira niba watendinze nabo uwo munsi gusa. Ese ubyitwaramo ute? Ko nabonye harimo abantu basa n'abana batoya, urubyiruko. Ese ntago biba bikuje niyo urimo kuririmbana n'abaririmbyi bawe? Ese ku rundi ruhande kuba uririmbana n'abantu ruta, usibye no kuvanga abana, abantu ruta ubaruta mu buryo bugiye butandukanye. Uri pastor wabo, uri referand no mu nzego z'igihugu muri Global Salvation, ufitemo posti, ntago bikujena. Ese tugarutse kuri mupira wacu, iyo wagiye gufana cyangwa se kureba umupira, sometime ndibaza ntago wabaho ukunda utawujya ureba. Ikipe wagiye gufana igatsindwa, uba wumva umeze ute? Ese buracya mu gitondo, niba shampiyona yarayibaye nimugoroba, wenda mu gitondo ari amateraniro, kwa gatandatu ninjoro mu gitondo uri buze gusenga, ariko ikipe yawe bakayitsinda, ntago bikwafekta? Ngeze kujya numva igihe kimwe, hari igihe nari ndi mu mujyi wa Kigali, hariho umudamu n'umugabo we, umwe afana APR undi afana Rayon Sport. Ubwo APR yaba yatsinze, uwo munsi umugore ntateka, akavuga ati twese turarara tutariye. Cyangwa se yaba yatsinze, umugabo akavuga ati uyu munsi mwese murarara hanze kubera ko ikipe yanjye yatsinze. Ibyo bintu iyo buri bucye ukajya nko gusenga mushumba, ntago bikwafekta ngo bibe byakugireho ingaruka? Cyangwa se wumve ntago ufite na morali? Kuko amaranga y'umutima y'abafana turayazi. Rimwe na rimwe hari igihe utsindwa uri kumwe n'inshuti zawe, uri kumwe n'abantu bakuvuga ati ikipe yawe yatsinzwe kandi uri umupasiteri. Ibyo bintu ntago bikugiraho ingaruka ngo bibe byabangamira ubuzima bwawe bwo kuba uri mu nzu y'Imana kandi unyuzwe? Imana iguhere. Urakoze. Utangiriye kuvuga kuririmba. Twasohoye indirimbo koko ya Sipikwaya ivuga ngo nimuhagarike imitima, nizere Imana nanjye munyizere, ni Yesu yabivuze. Kandi neza bundi indirimbo zacu twasohoye nanone ebyiri zikiri muri studio zigiye gusohoka, ndabyishimira. Rero
uburyo mbaze rero mbana n'abaririmbyi ntabwo ari jye mugabo urimo jyenyine, harimo abagabo bari muri iyo korari, harimo n'abagore, abantu bubatse amago, turafatanya. Kandi jyewe ikintu cyane uko nyoboye urusengero nyoboye byarenze kuba itorero, ni nk'umuryango. Noneho uko mbana n'abana banjye turi mu rugo, tukaba twakina, tukaba twatera urwenya, tukaganira, niko mbana na korari. Korari mbafata nk'abana banjye. Uko abana banjye banyisanzuraho mu muryango wanjye, niko na korari nyisanzuraho n'abana banjye. Nuko mbanye nabo, kandi nkunda kuririmba ku rwego rukomeye cyane, kuko ni ikintu nanjye ntangira kuririmba, niho natangiriye nzamuka n'umurimo w'Imana. Gutyo iyo mfashe microphone nangiye kuririmba numva mbohotse, ingingo zanjye zose zibohotse. Ntabwo rero nabireka, nta rwego umuntu ageraho rwatuma areka umurimo yakoraga w'Imana. Ntaho njya ndubona. Impano y'Imana iri mu muntu agomba kuyikoresha ibihe byose. Rero uko nsabana na famiye yanjye n'abana banjye, niko nsabana n'abana b'itorero bakanyisanzuraho, niko korari ya Sipikwanyi ifata nk'abana banjye. Yego, aho nuko bimeze. Nanone hanze ku mupira w'amaguru nakubwiye ko ngukunda, ntago mfana cyane, genda gukunda gusa, ndanezerwa iyo nkubonye, numva nduhutse. Iyo abantu bahana amapase, umuntu agatsinda igitego cyiza, ndishima, ndicara nkagenda nkawureba. Ariko simfane cyane birenze ku buryo byantesha umutwe. Ntabwo njya mfana ku buryo ntakariza umurongo wanjye, bigatuma mbishyiraho amarangamutima cyane. Igihe gusa ndawukunda, uranduhura, nkunda kuwureba. Ntabwo ari amakipe gusa y'amashampiyona n'ibihugu, nkunda kureba umupira w'amaguru gusa, uranezeza. Gufana ntabwo ari cyane, ntago mbijyamo cyane, ariko nkunda kuwureba bakina. Murakoze cyane. Imana iguhereze umugisha mushumba kubw'ubusobanuro bwiza uduhaye. Ni iki kintu wifuriza abaririmbyi bawe ndetse n'abaririmbyi bandi muri rusange, kuba bari kuri iyi si baririmbira Imana, kuba batanga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, kuba ari abantu bafasha umutima wawe kubohoka? Ni iki kintu bifuriza muri rusange? Yego, icyo nifuriza abaririmbyi ni abantu bakomeye. Pepe niba hari umuntu waririmbaga yitesha agaciro, abikora nabi, namubwira ngo ntazi icyo akora. Kuririmba nicyo kintu kizahoraho iteka ryose mu bwami bw'Imana. Nicyo kintu kizakomeza, ni ikintu kinezeza Imana, ni ikintu gishimisha Imana. Ndabifuriza rero kuba amakorari yose yahanga indirimbo zabo, bagatera imbere, bakaguka mu murimo w'Imana. Ndabifuriza amahirwe masa no gutera imbere, nibatinyuka. Naha kuri iyi televiziyo bajye baza, umwana ufite igihangano akiririmbe, agaragara, abantu bamumenye, n'amahirwe. Usibye no kwifuriza ibyiza, uzaza akavuga ati mfite impano yanjye, tuzamufasha, tuzamushyigikira. Baririmbyi ndabakunda, nibakomeze batera imbere, kandi ubwami bw'Imana wane nabo. Ni ikintu bazakora iteka ryose kitazigera gihagarara no mu bwami bw'Imana. Bazaririmba indirimbo na Mose. Imana iguhereze umugisha. Pastor, mu buzima bwawe kuva ubayeho, hari ikintu kigeze kugutungura? Kuvuga uti kigeze kumbaho ndikanga, sinari nzi ko bishoboka, sinari nzi ko byambaho, ariko nanjye byambayeho ndongera ndikanga, kugira ngo dukomeze twinjire muri gahunda y'ikiganiro cyacu nyirizina. Urakoze. Ikintu cyantunguye hano mu murimo w'Imana mu isi, ntabyo cyane jye nakizwe nkiri mutoya, ntabwo ubuzima bwanjye nabusize mu isi. Cyane ubuzima bwanjye bwabaye mu itorero n'umurimo w'Imana. Ikintu cyantunguye rero, nahuye nacyo nagiye kubwiriza ubutumwa, ni mu bihugu bimwe by'abaturanyi. Nagiye ngiye kubwiriza ubutumwa, hanyuma hari umusore ufite umudamu urwaye, arambwira ati ngwino tugende ndebera umudamu. Ndagenda ngezeyo, umudamu araza yicara aho ngaho, ariko aza yitwikiriye. Niwo muco wabo, ntamureba, ntashobora kumureba ku maso, kandi ararwaye, kandi ndasabwa kumusengera. Kuva mbayeho ntabwo nari nigeze nsengera umuntu ntareba ku maso. Aho naratunguwe, birangiye ndavuga se, ndamubwira ngo akuremo imyenda murebe ku maso, ese ngiye guhindura umuco w'abandi? Biranyobera, ariko numva akajwi gatoya kanyongorera karavuga ngo mwihorere, we senga gusa. Murambikaho ibiganza ndasenga,
senze yari afite imbaraga z'imyuka mibi zimurimo zimuboshye, zirahaguruka arasara ku rwego rukomeye cyane, ararwana, ariko mu gihe gitoya Imana biramubohoye, na ya myenda arayijugunya. Noneho mureba kandi atari unyiyeretse, ahubwo ari Imana imunyeretse kumubohora. Aho harantunguye, nibwo bwa mbere nari mbibonye, numvise bintunguye mu murimo w'Imana, menya ko nabyo bibaho kandi ko Imana hariho hose ikora. Ikiganiro uko biri kose bishobora kuba bibatunguye, birumvikana gusengera umuntu witwikiriye, ariko icy'ingenzi ni uko Imana yakoze icyo yagombaga gukora n'ubundi, ndetse n'uwo muntu wari gutaha avuga ati uriya muntu ni muntu cye, ni inzobe, yarirabura, ameze ate, ni munini, ariko n'Imana yarakoze yamukweretse. Reka twihute twikomereze tujye ku kiganiro cyacu n'ubundi mu izingo ry'ikiganiro, ariko mbere na mbere ndabanza nkubaze Pastor, wakiriye agakiza ryari? Ese ni ryari wahawe inshingano? Ese muri urwo rugendo byari bimeze gute? Ese uyu munsi wa none kuva igihe wakiriye agakiza bifite irihe tandukaniro n'ubu ngubu? Kuko uko biri kose birashoboka, hari abantu benshi bashaje ubu ngubu bageze mu myaka y'izabukuru, abo bantu bavuga ko bakiriye Kristo bakiri batoya. Noneho natwe aho tugeze aha turi batoya, ariko natwe twakiriye Kristo, ariko harimo itandukaniro ry'igihe umuntu yakiriye agakiza kugeza n'ubu. Bimeze bite mu iterambere, mu buryo bwa Mwuka Wera, mu buryo bwa sonorization zo mu materaniro wagiye ubona ko birumvikana ko haciye iminsi myinshi? Harimo izihe mbogamizi kuri ubu ngubu? Ese n'iki cyari cyoroshye mbere? Bimeze bite Pastor, kugira ngo twinjire mu mugambi w'Imana ku bantu bayo, ariko dushingiye aho ngaho? Nakiriye agakiza mfite ndi mu myaka 18. Nari mu mwaka wa kabiri wa segonderi wisumbuye. Inshoza umwaka wa gatatu maze gukora tronkome, kubera ngira umuhamagaro wari undimo cyane, nakomereza mu mashuri ya Bibiliya, ayigama na certificat, mbona diplome. Murimo w'Imana nawutangiye 2004 mu kwezi kwa mbere tariki 25. Ariko nkizwa nakira agakiza nakakiriye 2000. Yes, kakiriye mu 2000. Yego, murakoze. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu uracyari mu murimo w'Imana, Imana iracyabana nawe, ariko uko biri kose muri urwo rugendo rutari rworoshye tugeze 2024 turasatira 2025, ngira ngo ejo bundi tuzatugeze mu kimwe cya kabiri cy'umwaka. Uhaciyemo ibihe birebire ukorera Imana, bitandukaniye hehe ugereranyije n'igihe cyashize n'ubu ngubu? Harimo izihe mbogamizi kuri ubu ngubu zitari zirimo mu gihe cyashize? Ese ni ibihe byiza birimo ubu ngubu bitari biri igihe cya mbere cyashize? Bitandukaniye na yahe mahirwe ahari ku bantu yo gukorera Imana kuri ubu ugereranyije n'igihe cyashize? Kuko mu minsi yashize harimo imbogamizi nyinshi, niba zirimo urabitubwira, cyangwa se nta nizari zirimo nabwo uratubwira twumve ukuntu byari bimeze muri icyo gihe ndetse n'ubu ngubu. Imana iguhereze umugisha. Bihe byashize harimo imbogamizi nyinshi cyane twahuye nazo. Imisozi twakoreyeho cyangwa se igihugu cyacu cyari kikiboshwe, turwana n'imbaraga z'abadayimoni, turwana n'indembo, turwana n'abapfumu, turwana n'imyuka mibi itandukanye. Nanone nta nsengero twagiraga, twabaga dusanye munsi y'ibiti mu dusengero dutoya ahantu hatandukanye. Biragorana cyane. Gusa icyiza cyari icyo gihe twabona abantu bari bakizwe cyane, bari bafite agakiza k'umwuzuro, ku buryo umuntu yavaga mu gitondo yageza nimugoroba nk'aya masaha akisuzuma akavuga ati ariko se aho ntago naba nagenze nabi. Habaga guhinda umushyitsi Imana ukikubita hasi bikomeye cyane. Icyo nicyo cyiza gusa cyari gihari. Naho ubundi ntabwo mu buryo bwo gukorera Imana byari bimeze neza. Twakoreshaga amajwi gusa, nta byuma twari twakabonye, nta nsengero zikomeye twari twakabonye. Bakristo bari bakiri bake, abantu batarumva iby'agakiza, byari bigoranye. Aho bitandukanye rero n'uyu munsi wa none, abantu bamenye Yesu
izo mbaraga z'umwijima zararandutse burundu, indembo ntizikibaho, zararandutse, abantu ntibagiterekera, ntibakiraguza. Abantu barahindutse bagana insengero, turabafite abakristo, abantu bayobotse umurimo w'Imana, barakorera Imana. Ni ukuvuga ngo dufite insengero nziza, icyo ni ikintu cyiza cyo kwishimirwa. Dufite indangururamajwi, icyo ni ikintu cyo kwishimira. Ruvanga iki gihe ntawe wakigereranyiriza n'igihe gitambutse. Mu by'ukuri ubu abantu barakorera Imana baguwe neza pe, bari mu murongo w'Imana no gukorera Imana mu buzima bwiza. Ntago tukigendesha ibirenge, ni ukuvuga ngo Uwiteka yagiye azamura abantu abashyira ku rundi rwego. Gusa ikigoranye kiri mu munsi wa none, abantu barasenga ari benshi ndetse bayobotse n'agakiza, ariko ntago batinya Imana. Nicyo kintu cy'imbogamizi gisa naho kirimo, nta gutinya Imana kugira urebye abantu bagenda babishyiramo inyorosho gake gake. Niyo mbogamizi hari. Naho ku bijyanye n'iterambere, itorero ryateye imbere cyane. Murakoze cyane. Imana iguhereza umugisha. Birumvikana, muze dukorera Imana. Ubu ngubu biroroshye kandi birashoboka, nta gitangaza kirimo. Abantu bameze neza, abantu barakorera Imana batuje, na leta yacu irabyemera. Muri rusange bakristo barahabwa agaciro, inama zirakorwa z'abayobozi b'amatorero bagahura n'inzego z'ubuyobozi bwa leta. Biroroshye, muze dukorera Imana bigishoboka. Turaje twinjire mu gice cyacu cya gatatu, aricyo cyitwa umugambi w'Imana ku bantu bayo. Uko biri kose, mbere y'uko tubaho Imana ituzi, mu buzima ducamo Imana ibibizi. Uyu munsi wa none nta muntu pastor ubaho Imana itamufiteho umugambi. Tugiye kukwakira rero muri uyu mwanya, utuganirize ku magambo y'Imana, cyane cyane ku mugambi w'Imana ku bantu bayo. Se n'iki Imana itekereza ku bantu, n'iki Imana itegurira abantu bayo, n'iki Imana yifuza ku bantu bayo, n'iki Imana irimo gukora ku bantu bayo. Ese uyu munsi wa none abantu batari mu bihe byiza, abantu bari mu bihe bibi, abantu bari impande n'impande, ariko uko biri kose hari umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Nicyo kiganiro rero, ni nayo pfundo ry'ikiganiro ryacu, ashaka kugira ngo tuganireho, tumenye umugambi w'Imana ku bantu bayo, binyuze mu mushumba, binyuze muri Reverend Murenzi. Tuganirize. Imana iguhereza umugisha. Umugambi w'Imana ku bantu bayo. Iki kintu, uyu mutwe ni mwiza, no kwishimira kandi biranejeje. Umugambi w'Imana ku bantu bayo ni uwuhe? Umugambi Imana yari ifite umunsi irema isi, yarabanza irema ibintu byose, ibyo mubona n'ibitagaragarira amaso y'abantu. Imana irabirema, ibishyiraho, ariko ku munsi wa nyuma Imana yisigariza umuntu. Imana isigaza umuntu, iravuga ngo turemo, ibwira inteko yayo iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, base natwe, batwara amafi, bategeke byose bibe mu biganza byabo. Imana ngirema umuntu, imurema mu ishusho yayo. Iyo niyo ntego y'Imana ku buzima bwacu. Niwo mugambi Imana yari ifite umunsi turema. Ntabwo Imana yaremye umuntu nk'ikiremwa giciriritse cyangwa se kigayitse. Yamuremye afite agaciro gakomeye. Yamuremye mu ishusho yayo. Yamuremye azasa n'Imana. Yamuremye afite kamere y'Imana. Uko niko Imana yaremye umuntu, kandi ibyiza byayo byari ukubana nawe. Ko tubona mu gitabo cy'Itangiriro mu mafi ya nimugoroba, Imana yarazaga ikabana na Adamu na Eva. Ariko umwanzi Satani ntiyabyishimiye, kuko yananiwe kugendera mu murongo w'Imana ari mu ijuru. Imana iramuca. Imuciye, Satani aza mu isi ahiga umuntu, ashuka Eva na Adamu, abakoresha icyaha. Bamaze gukora icyaha, ishusho y'umuntu Imana yahuraga nawe, yavuganaga nawe, yarangiritse. Umuntu Imana imwirukana mu busitani bwayo, isi iravumwa,
bitewe n'uko umuntu yavuye mu mugambi w'Imana, yavuye mu ntego z'Imana amushakagaho, yavuye atakigenda murongo w'Imana. Umugambi w'Imana ubusa naho ukomwe mu nkokora, ntiwabucyuzuye. Imana ntiyongera gusabana n'umuntu kugira ngo ize kumusura, iramubwira ngo ahubwo no gupfa uzapfa. Kandi Imana yari yaremye umuntu nta rupfu afite, ntabwo yari yaramwaye urupfu, yari yaremanye ubuzima bw'iteka ryose, kuko Imana ntisaza, ntabwo ipfa, ntabwo ihinduka, ntigira igihe cyo guhinduka. N'umuntu niko yari yaramuremye, niwo wari umugambi wayo. Ariko nyuma umuntu amaze gukora icyaha n'urupfu ruraza. Ngira ngo reka tubirebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26. Ibyo mvuga mu birebe ko Imana yishimiraga ko umuntu yamurema mu ishusho yayo agasa nayo. Yego, Imana igometse dusa. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Arakoze cyane umusomyi wacu. Akanse ngo umugabo n'umugore, ngo Imana irabarema ngo bagire ishusho yayo, ngo umugabo ngo niko yabaremye. Ndagira ngo mbwiye umuntu ukurikiye Application TV, ndagira ngo mbwire umuntu twumva, ishusho urimo ntabwo inezeza Imana, ishusho urimo itari iy'Imana ntabwo iyinezeza, ku buryo iyo shusho urimo itubaha Imana, ubwayo n'Imana yanakurimbura. Kuko Adamu na Eva bamaze kuva mu ishusho y'Imana, iyo yabaremeye yarabwiye ngo no gupfa muzapfa. Ntabwo Imana yishimira yuko tubaho tutari mu ishusho yayo, tutari mu mugambi wayo. Umugambi Imana rero yaremeye abantu si uwo kurya ibyo basanze ku isi ngo bafate umwanya bature bazapfe. Imana yaremye umuntu kugira ngo agire ishusho yayo. Niyo mpamvu imaze kwangirika ishusho y'Imana mu muntu, yamwirukanye mu busitani bwayo, irangiza icyo kora ntiyamureka. Irabwira Adamu ngo mu rubyaro rwawe ngo hazava umuntu uzakandagira inzoka, uzayimena umutwe, nayo igukomeretsa hagati y'insino. Uwo bahanuraga yari Kristo uzaza akamena Satani umutwe, ariko Satani nawe akamukomeretsa. Muzi ko yari afite inkovu z'amacumu bamuteye, yazeretse n'intumwa ze, ariko Yesu nawe amumena umutwe. Ndagira nkubwire muntu wisunga Satani ukiri mu mihango ye n'imigendere ye, Satani yaratsinzwe iteka ryose. Umugambi w'Imana rero kwari ukubana n'abantu. Imana niyaturetse yaduhaye Kristo, biravuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane mu gitabo cya Yohana, ngo byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo uwizera Imana wese, Imana yamusubiza ya shusho. Iyo uvuze ngo Yesu ndemera ko ari umwami n'umukiza, ukabyatsa akanwa kawe, ugarukana ya shusho y'Imana, Imana ubana nayo, itangira kuvugana nawe, igusubiza ya shusho yifuzaga. Yesu yaje kudusubiza ishusho yo gusa n'Imana no kugendera mu mugambi w'Imana, kuko nizo ntego z'Imana, niwo mugambi w'Imana. Imana yaremye umuntu ishaka ko asa nayo, niyo wari umugambi wayo, kandi n'ubu niko yifuza. Ibyo turabisanga mu gitabo cy'Imigani ibice 8 ku murongo, ibice 8 ku murongo, wenda utangire ku murongo wa 26. Imana igumugisha umusomyi wacu, reka akomeza dusomere hariho tunasoreza. Imigani ibice 8 umurongo wa 26. Yari itararema isi no mu bwero no mu mukungugu w'isi utaratumuka, igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yankomereje ijuru hejuru, mu gihe yankomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo,
ndi umukozi w'umuhanga kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremye guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Uyu ni Salomo urimo kuvuga, ariko atanga ubuhanuzi kuri Kristo. Arimo gusobanura ngo igihe ibintu byose byaremwaga, Kristo yari ahari kandi ngo yari umukozi w'umuhanga, ngo ariko icyamushimishaga kwari ukubana n'abantu, ngo akaba mu isi yaremeye guturwamo. Imana umugambi wayirema isi yayiremye kugira ngo abantu bayituremo nta mibabaro, bayituremo nta cyaha, bayituremo nta rupfu, bayituremo nta gusuhuza umutima, bayibemo banezerewe. Nicyo cyanezezaga Imana, niwo wari umugambi w'Imana. Ariko Satani umugambi aza kuwukoba mu nkokora. Ariko ko Imana yakunze abantu, ntiyadutererana, ntiyatureka, iradukunda, yohereza Kristo, yohereza umwana wayo, araza duha agakiza. Aravuga ngo unyizera wese ntabwo azapfa iteka ryose, ngo ahubwo azabona ubugingo buhoraho. Bene data, umugambi w'Imana yakuremeye ni ukugira ngo iguhe agakiza, uzabeho iteka ryose, uzabe muri paradizo y'Imana. Niyo wari umugambi wayo, uyikorera iteka ryose. Kuko biravuga ngo abo ngo ni inkingi zo mu rusengero rw'Imana, kandi ngo mbona bari imbere y'Imana, ngo bayikorera ku manywa na nijoro. Ngo muri iyo Yerusalemu nshya, ngo ntabwo icyokere kizabica, ngo ntabwo izuba rizabaviraho, ngo ahubwo umucyo w'Uwiteka ngo uzaba ubamurikira. Bene data, kubura muri iyo bimeze nk'aho utaba waravutse. Nakwifurizaga kugira ngo nkumenyeshe umugambi w'Imana icyo yakuremeye, ni ukuzaba mu buzima bw'iteka ryose. Nk'uko amarushanwa abantu babanza kwishyushya, iyo abantu bagiye gukina umupira, iyo abantu bagiye kwirukanka, iyo abantu bagiye kuririmba, babanza mu myitozo. Ubu turi ku isi turimo kwitoza, turimo kwishyushya. Ariko ibyo dukora ni nk'umuryo w'inanga tuwucurangira mu isi ukirangirira mu ijuru. Nango rero nabasabaga yuko hano twisi twitoza kubaha Imana, twitoza kugena mugambi w'Imana, twitoza kuzaba mu mugambi bw'Imana, tukazaba muri paradizo y'iteka ryose. Ntabwo Imana yaturemeye kugira ngo izaturimbure tuzarimbuke. Imana yaturemeye kugira ngo izaduha ubugingo buhoraho. Gusa icyakomye mu nkokora umugambi w'Imana ni Satani, ariko Imana yawukomereze kuri Kristo, araza duha ubugingo. Abafite Yesu bari mu mugambi w'Imana, bari mu ntego z'Imana, nibakomeze bamukorere, nibashikame ku murimo w'Imana, hanyuma bakomeze bayikorere. Imana izabasubiza bwa buzima bw'iteka ryose nk'ubwo yari yarimanye Adamu, bwo kudapfa, ubuzima butagira iherezo buhora w'iteka ryose. Ko ntabwo Imana ipfa, ntabwo isaza, ubwo nibwo buzima tuzahabwa. Ubu ngubu turi mu rugendo. Nusoma Bibiliya iravuga ngo abashyitsi, abayisi, abimukira, abagenzi, abezo hashize, igicu gisubikwa nk'inkubi y'umuyaga. Amagambo yandi nk'ayo ngayo ni ukuvuga ngo Imana iragaragaza yuko turimo guca mu isi, ariko hari ahandi tujya. Aho tujya rero niwo mugambi w'Imana wuzuye. Umugambi w'Imana umaze gupfa wa mbere kuri Adamu na Eva, Imana yateguye umugambi wayo wa kabiri niwapfa, wo kudutegurira ubuzima bw'iteka ryose tuzabamo. Ibyo rero kugira ngo ubwo buzima uzabubemo, ni ukuba warakiriye agakiza, ni ukuba ufite Yesu Kristo. Bene data, uwo niwo mugambi w'Imana ku buzima bw'abantu. Ntabwo umugambi w'Imana yaremeye abantu kugira ngo bebe mu byaha. Ndetse ndababwira yuko umuntu ugikora icyaha ni uwa Satani, niko Bibiliya ivuze, niko Yohana yavuze, ni uwa Satani. Kuko na Yesu yarabwiye abayuda, arababwira ngo muri abaso. Baravuga ngo data na Aburahamu atoya, ibyo mukora birasa n'ibyasa akora. Iyi niso ni Satani. Nubwo umuntu watandukanye n'umugambi w'Imana, urimo gukora ibyaha, aba ari uwa Satani. Satani amuyobora nk'uko ashaka, ariko agira agakiza ubu w'Imana. We kwibeshya nk'uko abayuda bibeshyaga, niyo ntego y'Imana ku buzima bwawe, niwo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. N'iki Imana yakuremeye, ntago yakuremeye kugira ngo ishusho yawe yangirike. Ufite ishusho y'Imana, niko yakuremye. Yakire, yigenderemo kugira ngo uzabe mu buzima bw'iteka ryose. Imana iba umugisha. N'ubijambo Imana yaranshyira ku mutima ari iryo ngiryo. Ndumva twasenga Imana, niba ari ntacyo wambaza mu ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Ndabashimira bankurikiye,
ndabashimira abayobozi dukorana umurimo w'Imana, abayobozi banjye Bishop Inyasi, Bishop Basaiza n'abandi bakozi b'Imana dukorana umurimo. Mwakira ijambo ry'Imana, bakristo b'itorero rya Global Salvation Church n'andi matorero, bantu badukurikiye kuri Application TV. Imana ibaha umugisha kandi musubira mu mugambi w'Imana, kandi Imana iri kumwe natwe. Data, mu izina rya Yesu turagushimira kubwira ijambo duhaye. Turasengera buri muntu wese kugira ngo Mana abe mu mugambi wawe, asubire mu mugambi wawe, kuko iyo umuntu ari mu byaha ntago aba ari mu mugambi wawe, ntago aba arimo kuwugenderamo. Hindura abantu bawe bamenye umugambi wawe ku buzima bwabo, kuba baremeye kubaho iteka ryose, kandi kuba baremeye kuba mu bukiranutsi atari ukuba mu byaha. Mu izina rya Yesu rero wumvira ijambo wese, Mana muhindure kandi umuhereze umugisha, umuhe gusobanukirwa umugambi we ku buzima bwe, umuhe gusobanukirwa umugambi wari umufiteho ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu bakira imbaraga zawe, bakira ubuntu bwawe, bakira umwuka wawe. Iyi televiziyo mu izina rya Yesu uyihereze umugisha, uyizamure, wagura imbago yabo. Abagize iyerekwa kuritangira ndabasabira amavuta n'imbaraga n'igikundiro mu maso yawe Kristo, kandi barushaho guhagarara mu mugambi wawe neza wo gukwiza ubutumwa isi yose, kuko nicyo waturemeye. Urakoze, icyubahiro n'imbaraga no kumena n'ibyawe. Turasenze kandi twizeye ko ibyo dusabye ubyumvise, mu izina rya Kristo umucunguzi wacu Yesu, amen. Twakiriye, Imana ibamugisha. Murakoze cyane Pastor, Imana iguhereze umugisha. Tugusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Tunasoza ikiganiro dushimiye abantu badukurikiranye. Imana ibahereze umugisha, badukurikirana n'umunsi ku wundi usibye uyu munsi gusa. Imana ibahereze umugisha. Dushimire kameramani wacu wadufashije kudukamera, mu gufata amashusho n'amajwi. Imana iguhereze umugisha. Dushimire abantu bakoze subscribe kuri televiziyo. Imana ibahereze umugisha. Mwese muri ab'agaciro kuri twebwe, turabashimiye cyane. Mukomeze kudukurikirana. Abandi bakozi b'Imana mwifuza ko twabahamagarira, mujye muri comment hasi mutwandikire, tuzabahamagara baze nabo tuganire ibitekerezo. Abafite impano bashaka kuzamura, Imana ibahereze umugisha. Mushumba, ngira ngo wari umaze gusenga n'ubundi usengera ijambo, nyemera twongere tugusubize umwanya, udusengere udeshe umugisha, ndetse naho tugiye gusubira mu ngendo zacu. Udusengere, Imana ijyane natwe, turinde impanuka, ndetse muri rusange Imana izongere kutugarura hano turi amahoro. Imana iguhereze umugisha. Shalom shalom. Umushumba namara gusenga, Imana ibagirire neza, kandi amahoro ya Kristo akomeze gutwarira muri mwebwe. Imana ibahereze umugisha. Turagushimiye Mana yacu ko wabanye natwe, turagushimira kubw'iyi televiziyo, turagushimira ko abaduteze amatwi badukurikiranye, kandi turagushimira no kubazadukurikirana. Mwami, iri jambo ryatangiye tuganira ariko tugasozanya ijambo ryawe, rihereze umugisha ndetse rigende ryera imbuto. Kandi Mwami Yesu, wakoze ko wabanye natwe, tugiye gusubira mu macumbi yacu, ukomeze kubana natwe, kandi umuntu wese udukurikiye ukomeze kumuhereza umugisha. Wagura imbago yacu, kandi ubuntu bwawe bubane natwe mu mayira tugiye gucamo. Kandi Mwami Imana y'amasezerano, ukomeze guteza iyi televiziyo imbere, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe. Urakoze, turagushimiye. Amahoro yawe nabane n'abadukurikiye, amahoro yawe nabane n'abazadukurikira, amahoro yawe nabane n'igihugu cyacu, amahoro yawe nabe mu Banyarwanda, amahoro yawe nabe mu bakubaha. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenze twizeye kubidukoreye mu izina rya Kristo umucunguzi wacu Yesu, amen. Shalom shalom. Uwiteka abane namwe.